bizera ibyo babwiwe n'abagore, kuko bari bataramenya ibyanditswe ko bakwiriye gusohoka, maze abigishwa basubirayo bajyana iwabo. 11 aravuze ngo ariko Mariya yarahagaze ku gituro arira, akira arunamamuruka ku gituro, abona abamarayika babiri bambaye imyenda yera bicaye, umwe ku musego n'undi ku mirambirizo, aho intumbi ya Yesu yari yashyizwe. Baramubaza bati, mugore urarezwa n'iki? Arabasubiza ati, nuko bakuye umwami wanjye, nanjye si bakuyemo umwami wanjye, nanjye sinzi aho bamushyize. Maze kuvuga cyarakebuka, abona umwami Yesu, ariko ntiyamenya ko ari we. Yesu aramubaza ati, mugore urarezwa n'iki? Urashaka nde? Yibwira ko ari umurinzi w'agashyamba. Aramubwira ati, mutware, niba ari we wamujyanye ahandi, mbwira ko wamushyize, nanjye mukureyo. Yesu aramubwira ati, Mariya. Arahindukira amwitaba mu Ruheburayo ati, Rabuni, bisobanura ngo databuja. Yesu aramubwira ati, ntumureho, kuko narazamuka ngo njye kwa data, ahubwo jya kubwira bene data, muzamuke, nzamutse ngiye kwa data ari we so, kandi ku Mana yanjye ari we Mana yanyu. Mariya Magadalena aragenda abarira abigishwa inkuru ati, nabonye umwami, kandi abatekerereza ibyo yamubwiye byose. Amen. Nakira neza ijambo ry'Imana. Nk'uko nababwiye, bitwa Pastor Imana Theoneste, nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya Nazareti rikorera hano mu Giporoso, ariko njye n'umuryango wanjye dutuye hariya muri Nyarugenge hafi y'Inyamirambo aho ntuye. Imana iduha umugisha. Ndashimira abashumba kuduha umwanya bakadutumira kugira ngo tuze kubana hano. Imana yamuha umugisha. By'umwihariko ndashimira umwana twigana witwa Dahlia. Ku ishuri tugira ako kantu nyine, abana bose twigana nubwo baba ari abakecuru tunabona abana twigana. Dahlia rero twigana muri kaminuza yitwa Gate Breakers International, ni ishuri rya kaminuza ry'iyobokamana. Turigana imyaka ishize nari muyoboye, none ubu ngubu nawe aranyoboye. Ubu ari gukorera doctora, ubwo rero arimo arakorera doctora, nanjye ndi gukorera masters. Mu myaka iri imbere rero tuzaba turi gusoza ibyo byiciro, ariko barabisoza muri uyu mwaka, araba yambaye doctora mu minsi mikeya. Muraba muri abantu bafite umuntu w'umumaro ukomeye. Ishuri rero riduha ubumenyi butandukanye, turashima Imana. Rero ni inshuti yanjye, tumaranye iminsi mu masomo, turanabana mu murimo w'Imana, niko kuntumira ngo tubane hano. Imana ibamugisha. Amen. Ndumva n'ibyo bindi Yesu azatujyana mu ijuru. Amen. Mu minota yanjye mfite ndayikoresha neza, ariko reka ndebe wa mushiki wanjye wari uri hariya kuri seti ahaze gatoya. Imana igumugisha, ucuranga neza cyane. Nshaka kukubwira ngo ubundi bumenyi ukeneye bwisumbuye kuri iyi seti ucuranga, uzabwire Dahlia azakumuza, ushake nzagufasha kubona. Ubwo uzashaka kumenya bwose bwisumbuye kuri iyi seti, uzabwire Dahlia nshake nzagufasha kubugeraho mpaka bwose ushaka. Ubumenyi bwose uzakenera nzagufasha. Ubundi twebwe abavugabutumwa, abigisha b'ijambo ry'Imana, n'abahanuzi n'abashumba, imirimo yacu Yesu nazi izaba irangiye.
Shumba nuzongera gushumba itorero, iri torero azaba yaje arishumbi. Bahanuzi muzuzwa, muzongera kuzuzwa mu muhanuzi. Bavuga ubutumwa ntituzongera kubwiriza, ahubwo ibyo uyu akora na bagenzi be n'ababaririmbyi byo bizakomeza mu ijuru. Haleluya! Kuko mu ijuru bazagenda bahurane na ba Mose bakubitana igitaramo, baririmbe. Kuririmba ntibizashira. Uri umuririmbi utazajya mu ijuru bavuga ngo na Satani zamwanga ko nta kindi yababaza. Muririmbi utagiye mu ijuru nta kindi azanashobora, kuko mu ijuru mwe muzakomeza kuririmba, gucuranga muzakomeza gucuranga, tuzaririmba indirimbo yarepeswe n'isi itararema, turi muri icyo gitaramo turirimbana n'abizera. Oh haleluya! Iyo ni imirimo itazashira mu isi, no mu ijuru igakomeza. Shyiraho gatoya mu minota ifite, shyiraho ka 7 gatoya, dusirimbire Imana umunota umwe gatoya basi. Mbona umugabo nanjye ndamwemera, uwo mwami umugabo nanjye ndamwemera, neza umugabo nanjye ndamwemera, yewe umugabo nanjye ndamwemera, umugabo nanjye ndamwemera.
turataha. Madamu pasiteri yari yaje gusenga nk'ibisanzwe, ageze mu rugo ku wa mbere araryama bihita birangira. Twamushyinguye ejo bundi ku wa kabiri. Nanga gripe yari arwaye, none niba amaboko yawe ari mazima ushobora kwirirwa mu izina ryawe, ariko reka byose waceceka. Kamwicaye benda kamubwire n'uburi imbere y'Imana uri wese, ko nta hantu ukeneye kuzanezerwa imbere y'Imana gusa. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo ingano y'umwanya uha Yesu niyo ngano y'umwanya Yesu amuha. Sinzi niba iyo yita ingano murayumva, nashatse ikinyarwanda n'iyo teme ingano, urugero cyangwa umwanya. Katubivuge muri iyo mvugo ituzuzikana, katuvuge ngo umwanya uha Yesu niwo mwanya Yesu amuha. Umwanya uha Yesu niwo mwanya Yesu amuha. Niryo jambo tugiye kuganiraho. Kandi icyo nkundira Yesu ntabwo uha umwanya ashingiye ku uriwe, aguha umwanya ashingiye ku mwanya wamuhaye. Haleluya! Aguha umwanya ashingiye ku mwanya wamuhaye. Ntabwo ashingiraho nawe uri muremure uri mugufi uriza uri igikara uratuza n'utuza warize n'iwize wakomeye n'ukomeye, areba ku mwanya umuha bigatuma nawe aguha umwanya. Areba ku gaciro umuha nawe akaguha agaciro. Areba uko umusobanura nawe akamusobanura. Areba uko umuvuga nawe akakuvuga neza. Haleluya! Rero umugambi wese gufasha munsengere cyane, kuko urushinge ndabona ruti ruri kwihuta vuba vuba rutaza kurenga ahantu ngomba gusoza. Haleluya! Yesu akwese ndamukunda we. Yesu amufata utagira ishusho akabura ishusho, agufata udafatika kagukuramo ufatika.
muturanye bugufi mu rugo, kandi ubwo nimvuga bari muri bye kuri bwo yumvuze umuturanye wa bugufi duturanye mu rugo nyine ni wa wundi nyine mbara uwo namubwiye ngo azambera umugabo umugore arangije ambwira ngo ntabwo yamara akazi ko mu rugo rwe. ubwo murabyumva nabwiye ngo uzambere umugore tu anga ngo njyewe uretse no kugira ngo mube umugore sinagwa n'akazi ko mu rugo wanjye. Utari kuma akazi ko mu rugo anyita dadi. Arashobora ako ubundi reka mbabwire babaze ikibazo. Ubundi nitutavuga ibitangaza by'Imana n'ibitangaza bya Yesu tuzavuga iki? Nitutavuga ibitangaza bya Yesu ngo tuvuge n'uburyo abikora kandi n'ababikorera bahari, ubu ntabwo tukivuga iby'abandi, nawe ubwawe hari ibitangaza wavuga. Ahantu twigana na Dr. Dariya tujya tubwira abaprofe bacu twagira ngo tugirirwa amahirwe nuko twandika ibindi bitabo ku ruhande. Dariya amaze kwandika ibitabo nka 5. Ibi bitabo turi kwandika baduhaye amahirwe tukabyongeramo hano. Hari abandi basaza nabo bikababera imfashanyigisho bikabakomeza, kuko nawe ufite ibihamya bimeze n'ibya Moridekayi, ufite ibihamya bimeze n'ibya Esiteri, ufite ibihamya bimeze n'ibya Hana, ufite ibihamya bimeze n'ibya Dawidi. Nawe umwanya waho wakwandika, wasohora igitabo, nawe wasohora ubuzima, bandi bakazamukura n'ifasha. Wakwandika ko hari abantu bameze nk'aba Moridekayi kandi Yesu yatabaye. Hari abameze nka Esiteri, Yesu yatabaye. Hari abameze nka Hana, Yesu yatabaye. Naho mu buryo bwo kwandika yabicomekamo kandi bigafasha abantu, siko kuri yabishyiramo. Uyu mubyeyi Mariya Magadalena ndamukunda cyane. Mu masomo yacu twiga batwigisha gutegura, ariko rwose ndabamenye ntuzabibwira abaprofe zabyibarire ibintu nateguye byuzuye hano muri agenda byose ko turategura pe inyigisho, ariko byanze rwose ngiye kubwiriza. Senge twitahire, nzabyigisha nitugera muri Bibirikazi nzigisha amasomo, ariko ngiye numva ngiye kubwiriza akanya gatoya tugasenga n'Imana. Uyu mubyeyi witwa Mariya Magadalena ni umubyeyi utari ufite ishusho, yari yuzuyemo abasimu barindwi, imbaraga z'abadayimoni. Akubitanye na Yesu amugirira impuhwe, amukuramo abadayimoni, akatumuha icyuho. Uyu muntu yajyanye mu gukurikira Yesu biterwa n'impamvu, ntabwo ari ugupfa kumukurikira, ntabwo ari ugupfa kuza, biterwa n'impamvu, biterwa n'aho mwahuriye, biterwa n'icyo yakoze mu buzima bwawe, biterwa n'impamvu. Gukurikira Yesu si ibya bose, biterwa n'impamvu tumumukurikira, biterwa n'icyo yakoze mu buzima bwawe, biterwa n'impamvu. Uyu mubyeyi wamukuyemo abadayimoni barindwi ahita afata icyemezo. Bibiliya ivuga ngo ni umugore, nuko yari afite umugabo. Nuko yari afite iki? Nyuma yo kugira umugabo yari afite n'abana, ariko akivamo abadayimoni barindwi yavuze ngo umugabo ntabwo yabanguyemo, abana ntibabanguyemo, batanzime ntibabanguyemo, bashangazi wapi, ariko mubitanye n'umuntu witwa Yesu asohora n'izi mbaraga zari zaranzengereje, ngo ahita afata icyemezo
ngo wafashe icyemezo. Urabona nta bintu washingiraho bituma wafata icyemezo ugakurisha umwami Yesu. Urabona nta bintu washingiraho. Nta kintu cyarangaje kino mubyeyi yakurikiye Yesu. Yesu yanabyitaho ko yamukurikiye. Ngo Yesu yishonjorera abigishwa 70. Arangije muri 70 ntiyashyiramo uyu mugore, ntiyamushyiramo. Ariko umugore ntibyamucira iki? Ntibyamucira iki? Atamushyize mu bigishwa 70. Aravuga ngo nubwo utashyize mu bigishwa ushonjore 70, ariko hari icyo wakoze mu buzima bwawe, ndagukurikira. Yesu ashonjora n'abandi 12 muri 70 ntiyamushonjoramo, ariko umugore ntiyamuva inyuma. Haleluya. Amina. Niyagira ate? Niyamureka. Akubwira umuntu ujyanye umugore. Urabona nta mpamvu yatuma tugumana. Urabona idahari. Urabona nayo barindi ubona nta mpamvu kuko batakugize dirisha uri vumbi. Wakwibumbiye mbona yadasha kunezeza Yesu. Washaka ugakora ibusanya icy'ingenzi ko Yesu ayireba. Yesu ayireba. Yakomeza bakanga ko yakigize kuba. Igize kuba muri korali mfite ubukene. Mfite ubukene pe. Bwa bundi bubi. Bwa bundi bubi ku buryo naburaga n'umwenda nambagiye kurepeta. Numva sinari mufite. Ariko ibyo ntabwo byaguye muri korali. Noneho niba tuza kurepeta twari dufite akaniforume ka korali. Kuri abadirija n'abaperezida mujye mutwihanganira isi zagiye ture kuri mani dutabara. Urumva muri abaperezida mwe n'abadirija kuba dukenye si tuzabuheramo mani zadutabara tuba abantu basaba. Ubu abaririmbyi bavuganiye bavuga neza ushobora kuzamura ku gikombe. Noneho ndangije nza kurepeta nambaye akaniforume ka korali, agapantaro konyine nashyizeho agashati. Nari nakoze amahano. Naguze indi niyo nari mfite, nari nayibeshe ndayanika ngo nisaza zirageze kandi sindi busibe. Avuga ngo reka nitize kandi agapantaro ka korali, noneho nindangiza ejo nzakakuramo ngatunganya. Turaza rero tujya muri korali, turatangira turarepeta. Twari amakorali n'atandatu mu rusengero. Noneho hari umuperezida wari uyayoboye yose yinyurisha ku rusengero, sinzi cyari kimuzanye. Nuko wagira ngo nicyo cyari kimuzanye. Arahinyurisha, araza, areba uko korali turi kurepeta. Twari korali y'urubyiruko icyo gihe nari narashaka. Ubwo nawe ntabwo wari ufite ubwo buzima nyine ngo utekereze gushaka. Buriya ntabwo wari ukora. Arinjira, aje ahita abwira dirija ngo mwemuretse kurepeta. Aramubaza ngo none se ngo dirija byitwaga bose icyo gihe. Muza ngo bose ufite sorute. Kandi ubwo twarimo turepeta hafi saa 12. Ibaze sorute ya saa 12 mwaba musohokeye kereka niba ari mu ijoro mugiye kuririmba. Namaza ngo ufite sorute. Tishamurambuye ngo nta sorute dufite. Arangije ndavuga ngo ko mbona hariho bamwe bambaye uniforme ya korali bafite sorute yabonye. Bamwe atugira benshi kandi rigegeye. Wari uyambaye. Abaririmbyi bose bahita babona n'iki. Ikintu kinabaje ni igihe wari mukuru muri abo bantu bose. Nari ndimo ari mukuru. Ndangije naganira ku bayobozi mbabarira. Nanze gusiba repetition niteze uniforme ya korali, ariko ntabwo nzongera kubabarira. Arangije arambwira ngo uzagenda ubwira Imana ibanze guha imyenda ubone kugaruka muri korali.
noneho iyo ni forume twari dufite, ariko yari menshi n'akamenya kuyapfobya kuko nari narayabuze. Twari twaridodesheje ibihumbi 3,700 ipantaro n'ishati. Ubwo ipantaro yari ihagaze n'icyarindwi. Baravuga ngo ngende n'Imana banze biki imyenda. Cyakora nshima Imana ko yayimana. Noneho nko mu myaka nk'ibiri ishize mperutse kujya ahantu kureba umuyobozi umwe runaka wari ushakaga. Ngiye nsanga wa muntu wambwiye ngo mbwire Imana n'imyenda ni umukozi wo muri hahandi. Noneho ba bantu baramubwira ngo genda mwakire uriya mushyitsi mumubaze icyo muri bumwakirize. Bamubwira ngo kabuta genda wakire uriya mushyitsi umubaze icyo uri bumwakirize. Impamvu mvuze ibi ni ibiri. Umuntu mwicanye mubwiye ngo ntukandebere mu mateka, ejo Imana yahindura andi mateka. Ejo Imana yahindura andi mateka, ugasanga bari n'umumaro ubuzima bwawe, ugasanga niwe uri kwishyura abana bawe amashuri, ugasanga niwe uri kugutera inkunga waramubonaga nk'udafite ishusho. Petero na Yohana babonaga Mariya Magadalena nta shusho, kandi koko bayo yari afite. Ba Petero babonaga nta shusho, babonaga ntayo afite. Muri 12 Yesu yitoranyirizamo 3. Bibiliya ivuga ngo ni abana b'impungu nabo ntiyazamo. Ariko uyu mugore we bari ningera mu ijuru nuko nta kintu bazemera kutuzanira, nari kuzatuzanira akaji. Ukuri navuga ni Mariya wagize neza wabaye umugore w'indashyikirwa, enda akaji ugasoma, ariko nta kintu tuzajyana mu ijuru. Icyo kibazo atoranyije 3 ntiyamushyiramo, kuko nyabo ntabwo yamwitayeho. Ariko Mariya ntiyacika intege, amuguma inyuma, atoranya umwe w'inkoramutima, ntabwo ntiyamutoranya. Mariya ntiyacika intege, aravuga ngo icyo nzi cy'uyu mwami hari icyo yakoze mu buzima bwanjye, ndamugumaho. Kamubwire mwene ndaguma kuri Yesu. Yesu ntabwo aterera, Yesu ntabwo yaguta, ugumeho. Barakomeza urugendo. Mariya Magadalena akaba inyuma ya Yesu ku munota wa nyuma, ngo Yesu ahura n'igitero gikomeye, ngo bashaka kumufata ngo bamukubite. Ba bandi bari inkoramutima bose bamushiraho, bose bagira gute? Ngo ariko Mariya Magadalena ntiyamuvaho. Ijoro ryose ryo kuwa 4 mutagatifu bafata Yesu, abigishwa 12 bose, Yuda amaze kwiyahura hasigara 11, bose barikubura, bose barikubura baragenda. N'uwamusezeranyije ngo sinzakuvaho no mu rupfu tuzajyana, nawe arangije amuvaho. Ariko Mariya Magadalena amugumaho. Mbega umubyeyi! Navuze ngo umwanya uha Yesu niwo mwanya Yesu aguha. Umwanya uha Yesu niwo Yesu nawe aguha. Iryo joro ryo kuwa 4 bakubitaga Yesu Mariya rero. Ijoro ryo kuwa 4 riringaniza kuwa 5 birirwa bamuhata igiti Mariya rero, bamuzamuka n'inyabihanga Mariya rero. Mariya akajya abwira Yesu ngo mwami wanjye, ntabwo mfite ubushobozi bwo kugutwaza umusaraba, ariko basi ihangane, komera. Reka mubwire mwene da, nubwo utabonye icyo umarira uwo mwene so, basi jya umubwira uti komera. Mubwire uti basi komera. No mu kibazo umubwire uti komera, nubwo udashoboye kukimufashamo, ariko mubwire ngo basi nzagusengera, shyira amavi hasi.
agafata igishura cye akamuhanagura akamubwira ati komera mwana wanjye turi kumwe humura mwana wanjye komera ndabizi kuzira akarengane. Mariya Magadalena amugendaho ngo bagere i Nyabihanga aho bagiye kubamba Yesu n'abandi bose barigendera. Mariya asigaraho wenyine gusa. Iyo usomye 19 muri Yohana 17 haravuga ngo Yesu azamuka i Nyabihanga yikorereye umusaraba. Hirya no hino hari abambuzi Yesu ari hagati, nta muntu n'umwe wamwumvaga. Niho Yesu yasenze isengesho rikomeye aravuga ngo Data, mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Niryo sengesho rya nyuma Yesu yasenze ngo mukurahira. Bantu bose bahita bagenda. Mariya Magadalena niwe muntu wenyine ubu simureba ejo bundi uwo mama pasiteri amaze gupfa ufite urusengero rw'imidari yarahaze bakira abantu batari munsi ya 900 ariko baruzuye dutera amatente mu mutwe y'urutiyi nayo baruzura. Twari dufite abantu barenga 3,000 baherekeje umwe mama pasiteri. Ariko Yesu apfa nta muntu n'umwe wagiye ku kigo cye, nta wagiye ku gituro, nta n'umwe uretse abantu babiri gusa. Umuntu witwa Yohana wagiye kumushyingura mu mva yakorogoshoye n'uyu mubyeyi wenyine witwa Mariya Magadalena nibo bagiye guherekeza Yesu. Baramujyana bamushyirayo sefiri birarangiye. Wari umugoroba w'isabato. Mariya Magadalena aravuga ngo uko kumwami wanjye nuko bamushyinguye bamujugunye abajugunyemo nanyukirwa n'akarabona n'akatsi n'amamba nuko umwami wanjye bamugize ngo ahita asubira inyuma muri iryo joro ajya kureba abagore. Ndavuga ati mama muricaye muguwe neza, umwami wacu bamushyinguye, uzi ko nta n'akabo bashyizeho, uzi ko habe n'utuvuta bamusize, muze tugende kureba umwami wacu. Ngo Mariya akusanya abagore arabegeranya navuze ngo ingano y'umwanya uha Yesu niyo ngano y'umwanya Yesu aguha. Umwanya uha Yesu niyo mwanya Yesu aguha. Aba bose ibyo byakorwaga Yesu yitegerezaga Mariya akamureba akavuga atari ku mugore n'icyari gushaka. Ngo baraza bikoreye ibintu, baraza bageze kumva bakajya bavuga batari ko ninde muntu uri mudukure w'igitare. Mariya akavuga atari ko ninde wabatumye igitare. Byawe cyumva ninahagera gusa n'ikiranga kuva ndafata amavuta yasuke hejuru y'igitare. Ariko byibuze numva ko mozi igikorwa cyo guhesha umwami wanjye agaciro, numva ko mozi igikorwa cyo guhesha umwami wanjye icyubahiro, numva urutare nananirwa kurukuraho, numva rwananira ariko ndafatira amavuta yakonyangirizeho byibura numve ko umwami wanjye uhesheje icyubahiro. Numva imbaraga zo gushaka umwami, numva umutima wo gushaka umwami. Mariya Magadalena baraza bageze ku gituro, ya mipango na ya mishinga yose yari afite ibirarangiye. Ngo asanga imvi irarangaye. Mbega umubabaro Mariya yagize, asanga imvi irarangaye, umwami nawe urimo yawe aravuga ati umwami wanjye agiye, umwami wanjye baramwibye bamutwaye nakoze icyo nagombaga gukora ngo niko gusubira inyuma. Ahita agenda aho twasomye bajya gushaka Petero na Yohana, aravuga ati muricaye hano muri Galilaya, umwami wanjye bamuriye mu gituro nawe uhari nanjye mwicaye aho. Petero ati nibyo se koko? Ngo baza biruka kuko Petero yari amaze gusaza. Ngo Yohana ahita amuca ariruka. Ngo baraza ngo bahita wibaze umuntu iyo ugeze kuri izi nkuru numva umubabaro n'abakristo. Bibaze uyu mugabo witwaga Yohana Yesu yamuryamishije
avuze uri bumugambanire. Iyo ni inama ya Petero na Yohana, kuko Yohana yari bugufi bwa Yesu. Yohana aramubaza ngo mwigishe, ariko munini uvuze ngo turi bumugambanire. Yesu asubiza Yohana ati, aramubwira ngo uwo turi buhurize ibiganza ku meza arababura. Yohana na Petero bagiye gusangira n'umwana, bafite isiri ry'amakuru Yesu yabahaye. Iyo uba bugufi bw'umwami aguha amakuru atandukanye n'ay'abandi bumva. Iyo uba hafi y'umwami akumenyesha ibyo abandi bataramenya. Yo, haleluya! Aguha amakuru atandukanye n'ay'abandi. Ngo Yohana ahageze ngo arunguruka mwumva gutya, ararunguruka. Ibaze Bibiliya yavuze ngo ararunguruka, ngo arunguruka ngo abona ibitambaro byari bizingiye muri Yesu, ntiyagira ikindi abona, arigendera. Tekereza umuntu Yesu yaryamaga mu gituza akarunguruka mwumva. Petero nawe muze abarahageze, we yarungurukaho arinjira. Ngo yinjira arareba, abona ibitambaro byari bizingiye muri Yesu, ngo abona n'ikindi cyari mu mutwe urwacyo kizinze cyonyine. Ngo nawe arasohoka arikubura arigendera. Bateze Filipo ngo niba yarabamujyanye ibyo si bitureba. Mariya Magadalena nawe aza inyuma yabo, araza niyarunguruka, niyaza no guhengereza, ngo araza ageze mu mva, ngo aricara ararambye. Avuga ngo umwami wanjye ari hehe, ari hehe? Ngo akirambya mu mva abona ibitambaro byari biri muri Yesu, abona n'icyari mu mutwe, abona n'ikindi cya gatatu, ngo abona abamarayika bicaye mu mva, ngo bavugana nawe, baramubwira ngo mugore ubarizwa n'iki, urashaka iki, urashaka ne, ko Yesu yazutse. Yewe ingano y'umwanya uha Yesu niyo ngano y'umwanya yasamuha. Umva ibanga ririmo rikomeye. Intambwe aba bagabo bateye, buri wese uko yateraga intambwe iruta iy'undi niko yabonaga igitandukanye n'icy'undi yabonye. Wabyumvise? Wabyumvise? Uko umuntu yateraga intambwe itandukanye n'iy'undi yateye, yabonaga igitandukanye n'icy'undi yabonye, kandi byose biri ahantu hamwe. Bisobanuye iki? Umwanya uzaha Yesu niko azaguha ibitandukanye n'iby'undi, kandi umuntu uba hari umwe, ariko azabiguha bitandukanye n'iby'uko wamubonye. Mama, nama hakuze niba ko icyo gitego cyawe urongera ugitege nta kibazo. Kiriza urongera ugitege. Ntabwo gitwara kandi none nagitwara twakora ikindi. Ngo Yesu ngo bari mu mva, ngo ba Mariya n'abo bose baraza, babona igitambaro, ariko bageze kuri kimwe Yesu yatwaraga cye. Yewe we cya kintu ngo basanga kiri mu mva, Bibiliya yatubwiye ngo kizinze neza, bwana mu kajagari. Witonde imbaraga zazo Yesu ntabwo ari imbaraga z'akavuyo. Wapi? Ni imbaraga zifite disipurine ikomeye cyane. Haleluya! Kizinze mu mutwe wa Yesu, ngo kizinze neza, kirambitse uruhande cy'urukwacu, kirambitse neza. Aya ibindi biri ukwacu, baribaza bati izi mbaraga Mariya Magadalena aragifata, aravuga
niba yasutse ari we. Ariko uyu mugore we niba yasutse ari we, mumunyereke ahantu ari, kuko sindi bugende namubonye simva aha ngo Mariya asohokana n'umubabaro, basohokana n'amarira menshi. Vuga ati umwana wanjye ari hehe, yagiye he, bamutwaye ngo agisohoka ngo ahita akubitana n'umwami Yesu mu muryango. Hallelujah. Barakubita. Mariya akimukubita amaso aramubwira ngo none ni wowe murinzi w'agashyamba, umbwire ahantu umwana wanjye wamujyanye njya kumukurayo kuko namukeneye. Noneho bizanye kubereka izi mbaraga n'imbaraga ki zari k'uyu mugore, zari kugenda agaterura umurambo wenyine aho yagiye, akamushyira aha. Ariko ibyiringiro bya Mariya ntabwo kwari kuzana umurambo, yari azi imbaraga ziba muri Yesu, yari azi ubuzima buri muri Yesu, yari amwizeye ko amubona ari muzima, yari amwizeye ko ari bumubone afite ubuzima bwuzuye. Ramubwira ati wowe murinzi w'agashyamba, umbwire ahantu wamujyana koko basiye kumukurayo. Yesu yitegereza Mariya, yaramuhamagara avuga ngo umugore urashaka, ahita avuga ngo ni wowe murinzi w'agashyamba koko ukaba wowe umwana wanjye hano mu gituro, kamujyana utahuye ahantu mujyana. Mbese yari wowe wenyine gusa, wowe ni Yesu wawe, nta muntu ugomba kumusangira, agomba kuba Yesu wawe wenyine, agomba kuba Yesu wawe bitewe n'uburyo mubanyemo. Agomba kuba Yesu wawe wenyine, Yesu wawe, Yesu wawe, kuko nawe mumusangira. Imirimo yakoze yayikoze wowe wenyine, ibikomere yakobo yabikoze wowe wenyine, ubuzima yabukuyemo yabukuyemo wowe wenyine. Ni Yesu wawe wenyine, ni Yesu wawe gusa. Yesu wawe, Yesu wawe gusa, na wundi kumwejanye ngo ni Yesu wawe. Ni umuntu wese amuvuga bitewe n'uko yamubonye, n'uko yamwirinze. Iyo usomye zino nzandiko z'aba bantu banditse ubutumwa bune bw'ubutumwa bwiza, buri wese yamwanditse akurikije uko yamwiyeretse, ntabwo yamwanditse akurikije uko yamwumvise. Oya, ntuzavuge Yesu ukurikije uko wamwumvise, uzavuge Yesu ukurikije uko wamubona. Ibyo bizagusubizamo imbaraga n'ubuzima. Mariya aramubwira ngo mwira ni wowe murinzi w'agashyamba, umbwire aho wajyana umwana wanjye njye kumukurayo. Yesu aravuga ati umugore ndamutse mose rwose umva igitangaza cy'ingo gikomeye ahantu ushaka gusoreza. Wibaze izi mbaraga z'umugore za Yesu zo gushaka Yesu ngo zateye Yesu gusubika urugendo. Zateye Yesu gusubika urugendo rwo kujya mu ijuru. Mbere yo kwiyereka Imana abanza kuza kwiyereka umugore. Mbere yo kwiyereka Imana rurema ayo yamuhaye misiyo, abanza kwiyereka umugore wamushakanye umwete, wamushakanye imbaraga. Imbaraga z'umugore zituma Yesu asubika urugendo. Mana we, reba we bene dareka kanitahira kimwe ufate mikrofone njya kwitanga, njya gukomeza mfashe izi Nyamirambo. Mana y'isi n'ijuru we, haleluya. Haleluya, dobiyena wa menekuta dobiyena kosha shakita dobiyena wa menekuta alazo dobi. Yesu n'umunyembaraga bene wa
ariko we kwiriza n'umunsi umwe bikakunanira, utegereje kuzahura na Yesu, umunsi uzamukura ntabwo bishoboka. Ngira ikiganiro gitambuka kuri radiyo Mucyo kivuga ngo igihe kirageze ndetse kirasohoye. Hari abacyumvise? Kiba kuwa gatandatu saa 12 ngo igihe kirageze ndetse kirasohoye, ubwo abasenga Data by'ukuri bamusengane mu kuri no mu mwuka, ngo kuko be nabo Data ashaka ko bamusenga. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenga n'umwete. Niko icyo kiganiro kigira. Kuwa gatandatu saa 12 ufite radiyo ajyashyiraho tuzajya tuba kimaze imyaka myinshi kiramukurikira. Ariko icyo nshaka kukubwira ni iki: imbaraga ushobora ushaka Yesu nizo Yesu ashobora kwiyereka. Nizo Yesu ashobora kwiyereka, nizo Yesu ashobora. Ijambo rikomeye ngo Yesu ahitahimuki, aravuga ati umugore ntabwo nagenda namusize gutya gusa, nta kintu naramumariye. Wibaza umuntu wasubitse urugendo rwa Yesu kujya mu ijuru, ntabwo urabyumva, gutanga raporo yaje gutuma acungura isi, umugore akamubuza amahoro, agatura iyo misiyo arayisubitse, amubuza kugenda, amuhagarika ku muryango w'imva, abandi bakajya baza barunguruka bahamusiga. Dufite abantu baza bakarunguruka ku muryango w'urusengero bagataha batabonye Yesu, batabonye Yesu kandi Yesu ahari, bakagenda bavuga ngo si hano kwa Yesu haba ubuzima. Impamvu abo ngabo uzumva uvuga ngo yararungurutse, ntabwo yigeze yinjiramo ngo ahure na Yesu. Petero yarazaga akarunguruka, Yesu yihagarariye hano, akarunguruka, Yesu ahagaze. Yohana araza nawe ararunguruka, Yesu ahagaze arabihorera. None se ko bazanywe no kurunguruka n'ikintu? Hari uwigeze avuga ngo nashaka kureba Yesu muri bariya twasomye? Nawe bazanywe no kurunguruka ngo barebe ko ibyo umugore yababwiye ari ukuri, ko atari mu basefi adahari, basanga n'ibyo. Ariko nawe wigeze azanwa no gushaka Yesu, ariko wazanywe no gushaka Yesu yanze kugenda atamubonye. Yesu aho yihishe ahagarara ku muryango aramubaza ngo Mariya urashaka ne? Yesu ahita yumva iryo jwi, asanga asanzwe arizi, yumva hari ahantu bajyaga bavugana, yumva iryo jwi ajya yumva, yumva iryo jwi hari amakuru, yumva si ubwa mbere abyumvise, yumva iryo jwi afite amateka yaryo. Ntabwo azabaga ntabwo utaremewa, ariko Yesu we yumva iryo jwi arizi, yumva iryo jwi ni iry'umwami, yumva iryo jwi bajyaga bavugana, yumva ryajyaga rikora ibitangaza. Wahita ahindukira baravuga ngo Rabuni, bisobanura ngo databuja. Aramubwira ngo mwari wanjye wari uri he igihe nagushakira ijoro ryose? Kuki wari wanyihishe? Mwari wanjye wari uri he? Yesu aramubwira ngo Mariya tuza, tuza Mariya we, tuza. Nasubitse urugendo ku bwawe, nasubitse urugendo ku bwawe, nasubitse urugendo ku bwawe. Aramubwira ngo rero uretse Mariya yihuta ajya kumubwira, aramubwira ngo have Mariya we, nubwo ubona naretse kugenda, ntabwo nyiri wa wundi mwabanaga, ubu nasubiye mu ishusho y'ubumana. Ariko kubw'imbaraga zawe zo kunshaka zatumye najya gutanga misiyo. Kubw'imbaraga washyizemo zo kunshaka, nakwitegereje mbona sinjye ujya kwa Data, narakwiyereka mbona sinjye ujya gutanga raporo. Ndavuga ngo reka mbanza mumare amatsiko, mbanza mumare impungenge,
uzahesha isi yose umugisha. Mariya Magadalena aramubwira ngo rero genda ujye kureba bene data, harimo na ba bandi bahungutse aho bari Galilaya, ugende ubabwire ko twabonanye. Ugende ubabwire ko twahuye, noneho ngiye kwa data gutanga raporo ko nanesheje urupfu, naneshe ikuzimu, nazuka mu bitware, nazuka n'ishizi. Ngiye gutanga raporo kwa data, noneho nindangiza ndagaruka basanga i Galilaya. Amuha misiyo, amuha misiyo. Ramubwira ngo Mariya we, amabanga yose yari bubwire Yohana yayabwiye Mariya, amabanga yose yari bubwire Petero yayabwiye umugore wamushatse. Ntabwo uyu mugore yari n'ubundi yakora muri minisiteri ya Yesu, nta nubwo yari umuprotokole, nta nubwo yari umwinginzi hoya, ntabwo yari umushumba wungirije, nta nubwo yari umuhanuzi. Yari umuntu ufite umutima ushaka Yesu, yari umuntu ufite umutima ukunda Yesu. Mwahise ibyubahiro byo gusengera mukagira umutima ukunda Yesu. Ibyo byonyine ko bizaguhuza na Yesu, nta kintu bizaguhuza na Yesu. Noneho Mariya atekereza, araje. Yesu ahita agenda, Mariya nawe ahita ajya i Galilaya. Yinjira mu iteraniro, asanga Petero na Yohana bayoboye amateraniro, bari kubwira abantu. Filipo ari kubaza ngo none se Yohana, wowe uvuye kumva ubonye iki? Wowe uvuye kumva wagezeyo ubonye iki? Yohana asubiza Filipo ati Filipo, jyewe narungurutse mbona ibitambaro byari bizingiye muri Yesu, nta kindi. Tomaza Petero ati se Petero, wabashije kwinjiramo wabonye iki? Ati nabonye icyari kizingiye mu mutwe wa Yesu, mbona n'ibyari yambaye bya bindi bamusingiyemo, nta kindi nabonye. Bati n'ibyo gusa mwabonye, baciye mu makuru y'ibitambaro. Aposo Mariya Magadalena aba yinjiye mu iteraniro, aba yinjiye, arinjira, arababwira ati Petero we,
bamwumvise arababwira ati kandi niba mugitize mu makuru y'ibitambaro murabeho ndagiye gutegereza umwami ngiye gutegereza umwami Galilaya ngiye kubitegereza Galilaya muve mu makuru y'ibitambaro muzamuke i Galilaya mwumve amakuru y'umwami umwami ni muzima umwami yarazutse umwami arakiza umwami arabohora umwami arategeka umwami abeshaho umwami arahemura umwami arakora umwami atanga ubuzima tarazobeye totali jetegenemo zetekarabino umwami akiza indwara umwami ahindura ubuzima umwami asura impano akongera agakomeza abantu umwami atanga kubaho umwami atariho umwami atanga guhemuka ise w'imfubyi ni umugabo w'abanyeshuri na ruguru ni umurengezi w'abantu ni umutabazi w'ubuzima yeee mwami Yesu ariho umwami Yesu ariho umwami Yesu ariho umwami Yesu yarazutse umwami Yesu ni muzima umwami Yesu aratabara umwami Yesu abeshaho yemera haguruke dusenge Yesu we Yesu we gira umuntu yajyanye gusohoka mu makuru y'ibitambaro byavugurura n'amakuru y'ibitambaro muve mu makuru y'ibitambaro Ashimwe, haleluya. abantu ntibaheza muri egisipiriyase y'ibyo babayemo imyaka ngo babaheze mu makuru y'ibitambaro uhure na ba Mariya Magadalena bahuye n'umwami bafite amakuru y'umwami nyayo kandi amakuru y'ibitambaro se hari abantu bumva bakeneye kumva amakuru y'umwami ngo nunda kumva amakuru y'umurwa uri kura hataje ibyago zamuri ibiganza dusenge bwira Yesu ngo yemeye ko nanjye yiyereka bwira Yesu muri iki cyumweru mubwire ngo Yesu